Reka mbasuze kandi bifuriza ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mubidusaba natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero Sun TV Rwanda iri ahangaha nkuko mubibona, murabona ibintu by'ubugeni bigiye bitandukanye, murabona indabo zigiye zitandukanye, hari n'ibindi byinshi tubahishiye. Mu Rwanda hari ikibazo cyabaye cyo kuba bahagarika ibintu bijyanye na caguwa, haza kuba ikibazo cyo kuba ngo ntago babasha kubona ibintu bigendanye na made in Rwanda. Made in Rwanda ubu uyu munsi irakorwa kwako ibi bintu mubona mfite mu ntoki zanjye ni made in Rwanda. Bakunzi banjye mu dukurikirana muri hano mu mujyi wa Kigali, mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abari muri diaspora. Reka mbabwira ngo ni wa mukunzi wanyu Davis, banywanyi banjye kandi bakunzi bacu. Reka uyu munsi tuganire n'uyu mugabo ugenda ukora utu tuntu mugenda mutubona mu ahantu hagiye atandukanye bakora amadekorasiyo. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo noneho ubikora nyirizina. Ngewe byantangaje ariko ndagerageza muvugishe ababwire uko kugira ngo aka kantu kagerweho inzira babyanyuzemo. Bakunzi banje, uyu mugabo afite niba nakita umuntu ntabwo nzi ukuntu iki cyo nakita, niba ari Sofia ntabwo mbizi nge byancanze. Reka rero uyu mugabo tuganire, yabashe gukora ikintu abanyarwanda batari bamenyereye, ikintu abanyarwanda ntazi neza niba babasha gushobora. Bakunzi banjye rero reka tuganire nawe. Uyu mugabo aratubwira byinshi kuri ibi bintu, aradusobanura byinshi, ndetse n'ikindi numvise bavuga ngo ni master. Ese ni master mu biki? Bakunzi banjye, reka uyu mugabo tuganire nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, natwe twakomeje kubazirikana, twiyemeza kujya tubagerera kure kandi hashoboka, turabacukumburira byose. Reka mubyirebere. Bakunzi ba Sun TV rero nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, nkuko mwabyumvise mbyivugira, reka ntangire nibutsa abakunzi ba Sun TV cyane cyane by'umwihariko mwe mwakoze subscribe. Gukora subscribe ni iby'ingenzi kuri twewe, kandi mwe mutarayikora reka mbabwire ngo iyo mukoze subscribe muba muduteye inkunga. Hirya ya subscribe gatoya hari akayogera, iyo ako kayogera ugakozeho biba bivuze ngo buri uko dushyizeho inkuru yacu iragikugeraho karindwi kuri kagenzi kako. Bakunzi banjye, reka dutangire duha uyu mugabo, tumuha ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Muha ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Asante sana, urakoze cyane. Wakabaye ari wowe umpa ikaze kwa ko musanze mu bikorwa byawe, ariko ahanga impamvu muha ikaze ni kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Nanjye bahaye ikaze. Nuko ngo nagira ngo utangire wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya. Nitwa Master Kizamungu Jean Claude, nkabandi umartiste nkuko mubibona. Ukivuga ijambo master nigeze kuri komozaho, ariko ntabwo nzi ngo master ubundi ryaje rite ni iryiki? Ndi master wa martial taekwondo martial. Iyo uvuze taekwondo hazamo ibintu byo kuguruka. Ubundi nsanzwe mbibona biriya bintu mu mafilime nkavuga ni ese biriya bintu ubundi ni ibyanyabyo cyane montage. Nagira ngo umbwire ubundi biriya bintu ni ibyanyabyo? Biriya bintu ni ibyanyabyo. Turabikora wenda igihe wenda tuzaba turi mu myitozo, dushobora kuzagutelefona ukaza ukareba. Muzantumaho nze ndebe. Mu by'ukuri biriya bintu byanantera ubwoba. Oya ntabwo biteye ubwoba. Turabikora rwose. Tugusanze hano wagiye ukora utuntu dutandukanye. Ubundi ibi bintu nkuru rurabo mfite ni ryari cyase ni gihe ki wiyumvisemo impano yo kuba wakora izi ndabo? So urabona iyi ngiyi ni arts, ni ubugeni. Impano izira igihe umwuka uraza ukakujyamo, spirit, urangiza ugatekereza ikintu, ukakora meditation, ukareba ikintu ukaba wagicreatingamo ikindi cyangwa ukaba wakibyazamo ikindi.
hari indabo basanzwe bakora ugasanga umuntu yakoze ururabo ruri mu bintu bijyanye n'ibitambaro nubwo ibingibi ntazi ibyo ari byo ariko ugasanga yashyizemo hasi ikintu cy'igisima kirufata kugira ngo ruhagarare. Mu by'ukuri wowe ni ikihe kintu wiyambaza kugira ngo ukore ururabo nk'uru nguru by'umwihariko runakomeye? Urabona izi ndabyo ubu ngubu zikorwa mu makarito. Ujya ubona amakarito abantu bagenda bata hirya no hino, genda nkayafata nkayakusanya, nkaza nkakoramo indabyo, nkakoramo ibintu bita hogo, nkakoramo target twifashisha muri taekwondo, nkakoramo intebe, nkakoramo amashaneti hano kugira ngo urabona uri kubona uretse ko ntari nayisiga ngo imere neza. Urabona iyi ngiyi ni apple, urayikora tukayisiga ikamera neza kabisa, ikaba imeze neza mu rwego rwo kugira ngo abajeni bambare neza kandi mu bintu bikorewe mu gihugu cyacu mu Rwanda. Aze utambeshye iyi boro ikozwe mu ikarito? Ikozwe mu ikarito kabisa. Ntabwo byumvikana mu Rwanda habaye ikibazo cyo kwa ngo niba baciye ibikoresho biva hanze made in Rwanda ntabwo tuzapfa kuyikora. None ubu ngubu wowe urimo urakora ibintu nk'ibi mu ikarito. Mu by'ukuri ntabwo byumvikana uburyo aka kantu karanakomeye. Ngerageje no kugakanda ngo nkaturitse ntabwo nabishobora. Aka kantu ni ikihe kintu kikumotiva kuba wagakora uko ngo aka kantu ngenza agakora bajye bakambara nka tumwe dusanzwe tuzi two hanze ariko kabe kagaragara neza gute? Ni ukuvuga ngo biba bikoze muri materiel zitandukanye zigiye zitandukanye, kiretse uje ndi kubikora ukabibona, ariko nabwo nzagutumira uze ndi gukora ndi muri action ndi kubikora neza ubirebe. Ntabwo njyewe ubwanjye ndahangaha ntabwo ndi kumva ukuntu iki kintu gikozwe mu ikarito. Mu by'ukuri ubwo bizagusaba kuntumira. None wambwiye ngo ufite na bimwe mujya mwifashisha nka target. Mu by'ukuri target ni ikintu umuntu aba arakubita buri mwanya, kuki atagikubita ngo gishwanyagurike? Nibyo nakubwiye ngo tugenda tubifatanya gutya dukoresheje amakore n'ibindi bintu bitandukanye, bigatuma bikomera. Kandi ikindi nanone akongera, urabona nk'izi ndabyo, izi ndabyo ntabwo zijya zisaza. Niyo warushyira hanze uruteretse nko hanze nk'hariya nagukoreye wenda tuvuga urugero nk'uru nguru, ushobora kurutereka hanze bakirinda kurunyeganyeza, imvura ikarunyagira, rugenda rwiyuburura. Iyo imvura iguye ikarugwaho rurongera rukuma, rukongera rukamera neza uko rwari rusanzwe rumeze. Ntabwo rujya rusaza iyo utarukomakomye aho rushyize. Nicyo kintu nakubwira cy'akarusho kuri izi ndabyo. Nuko ngo twasanze hari indabo ariko hari ikindi kintu cyanteye ubwoba. Mu by'ukuri natewe ubwoba, bakunze ba Sun TV, natewe ubwoba n'umugabo umpagaze iruhande. Uyu mugabo mu Rwanda haje kubaho ikintu, haza umuntu bita Sofia. Mu by'ukuri ni ikihe kintu cyagwaye motivation zo kuba wakora umuntu? Je naricaye ndatekereza nyine ndavuga nti ese ko numvisha ngo habaho Sofia jewe ntabwo nshobora kumukora. Urabona buriya ntabwo yari yarangira neza, ntabwo nari namushyiraho imisatsi, ntabwo nari namushyiraho ubwanwa, hari n'ibindi nteganya kumushyiraho nzababwira muzasanga yarahindutse ameze neza. Ndateganya no kuzamukora ku buryo nibishoboka uwo nzakora ubutaha azaba ari no gutambuka nk'intambwe akagenda imbere. Ibyo bintu ntabwo bisanzwe mu Rwanda. Urateganya no kuzamukora ku buryo ubutaha yaba ari gutambuka nk'intambwe. Ni igihe kintu wumva uzakora nk'akarusho? Akarusho nzakora nuko nzamuha imbaraga zo kuba yatambuka byibuze nanjye intego, igitekerezo cyanjye cyo numva nkakigeraho neza, agatambuka byibuze akagenda nk'urugendo rwa metero nk'ebyiri cyangwa 3. Sofia waje mu Rwanda yaje ari kuvuga. Wowe hari ukuntu wabikora basi Sofia wawe akavuga? Ndi kubitekerezaho, ndi gushaka uburyo wenda nzamukora ku buryo uzajya uza nka gutya ukaba wamubaza ati amakuru akagusubiza ngo ni meza. Kansubiza ngo ni meza.
iyo urebye ukabona ibikorwa urimo ukora, urabona izi ndabo zigiye zitandukanye, ukabona hano hari akandi kantu nabonye kasa n'akantangaje, ni akantu bita agaseke. Mu by'ukuri aka gaseke nako gakozwe mu bikarito. Aka gaseke gakozwe mu bikarito, nuko musanze ntaragasoza neza, ariko urabona ni agaseke keza cyane gakoze mu bikarito, ntabwo nagasoza, washyiramo ibintu karakomeye, kakwikubita hasi nikagira icyo kaba, uri kubibona, urumva aka ni agaseke keza cyane ko mu muco wacu nyarwanda. Nibyo byanteye kwibaza, nagakozeho numva karakomeye rwose, nta kibazo gafite. Kugira ngo ukore agaseke mu ikarito, mu by'ukuri iyo bakora ikarito ni ikintu ushobora gukandagira kikashwanyagurika, ni nk'impapuro. Kugira ngo ugakore gakomere, ni ikihe kintu wifashisha kugira ngo ukore agaseke gakomere? Nakubwiye ni matiyeri nifashisha zo kugenda mbiteranije, nikore muri makeya, kore irabikora byose, ikabikora neza. Ariko kore tuzi ntabwo ari kore ituma ikintu gikomera. Buriya nawe hari ibintu unkinze. Kore tuzi ntabwo ari kore ituma ikintu gikomera, ahubwo ifatisha ikintu. Kuki wowe birenga bigakomera ugasanga birafashe, cyangwa bikozwe mu mbaho? Oya, ntabwo ibi nari imbaho kabisa, mu by'ukuri ntabwo nakubeshya. Kugira ngo ubibone neza, urabona nk'utu tuntu, urabona ko ari utuguno tw'ikarito, urumva? Ariko iyo maze urabona nk'utu tuguno, hari ukuntu nkora tukavamo neza, kigasigara kimeze neza. Bivuze ngo ubutaha tuzagaruka warabikoze neza. Ubutaha muzagaruka, buriya muranantunguye, buriya muzagaruka ibintu byose nabikoze neza. Uretse uko izi ndabyo zurabona zimeze nkaho zarangiye, ubu ngubu ngiye kuzipakira zoherezwe ku isoko. Iyi ni komande buriya. Hari n'igihe wasanga zigiye no mu Burayi. Banza umbwire, n'ubundi ibi bintu nsanzwe mbizi, ariko nkavuga nti ibyo ari byo byose ibi bintu bituruka hanze. Kuko ntabwo nizeye ko neza umunyarwanda yakora ibintu nk'ibi. Ibi bintu nta muntu wifashe, nta mahugurwa runaka wigeze ujyamo wenda ngo uvuge ngo nagiye mu mahugurwa hanze aba ariho mbyigira. So mu bintu bya arts nabanze kukubwira ko ndi umuhanzi. Ndagenda nkicara nkatekereza, namara gutekereza nkatekereza icyo gukora. Niyo mpamvu nakubwiye ati hari n'igihe uzagaruka ugasanga noneho hari ibindi ndi gukora atari ibyo nabyo, ibyo ubona nabyo bishobora kuba byagutangaza, kandi mbikoze wenda mu ikarito cyangwa mu zindi matiyeri. Uko bukeye nuko bwije, uko isi igenda itera imbere, tugenda dutekereza cyane kurushaho kugira tugendane n'ibintu bigezweho bishyashya. Tukiri kuri ibyo ngibyo, uyu mugabo Sophia mu by'ukuri akozwe mu ikarito. Sophia akozwe mu ikarito kabisa. Uzi ibintu bajya bita maneke, biriya by'abantu bajya bambika imyenda, naratekereje ndavuga ati se umuntu ntiyakora maneke abantu bakajya banayigura bakayambika imyenda. Ni icyo kintu natekerejeho. No mu bintu bya taekwondo hari n'ibindi tugira bya maneke, ibyo dukoresha twitorezaho, nabyo ndavuga nti wenda nashobora kubikora. Ase ubundi mu by'ukuri nge ntabwo erega ubu ngubu ndi kubyumva. Nge ntabwo mbyumva ukuntu ukora mu ikarito ikintu nk'iki ngiki kikagikomeye uku nguku kikanahagarara. Ntabwo mbyumva. Ubundi uba wumva wowe ntabwo ufite. Oya, je ntabwo mba mfite, kuko ibindi bintu ari ibyawe bikurimo, ntabwo nkuko nkawe uri umunyamakuru wa Sun TV, uko byakujemo nanjye ni nkuko binzamo, uko ufata umwanya wawe ukamedita ukavuga uti ngiye gushaka amakuru kandi ndayabona, ntabwo banaki. Nanjye nuko nguko iyo ntekereza nagiye muri meditation cyangwa natekereje gukora ikintu kiraza kikanzamo, nyine ntabwo bamba afite bwo kugikora. Ubu ngubu warifashe urahangoreka nkore Sophia. Ubundi mu bintu byose biri hano ibindi nsanzwe mbibona, nubwo nyine bitangaje kuba nabibona umunyarwanda bikora, ariko hari indabo nagiye mbona nubwo ntarinzi icyo zikozwemo. Urugero nkuru nguru nge ntabwo namenya ngo bikozwe mu ki. N'ubu ngubu tuvugana ikarito ntabwo ndi kubyemera neza, uretse kuzakwisangira uri mu kazi nyirizina nkasanga uri kubikora.
mu by'ukuri noneho byantunguye nsanze hano Sofiya ahagaze ku maguru ye abiri, amaboko ye abiri, amaso ye abiri, yewe Sofiya afite n'amazuru. Ibi bintu biratangaje no ku ngofero ye. Ibi bintu kugira ngo ubitekerezo byagutwe nk'igihe kingana iki? Nibyo nakubwiraga, iyo umuhanzi agiye guhanga, ndi n'umuhanzi nkora n'indirimbo, ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye guhanga aratekereza, bizira igihe. Iyo bije rero ugiye ndakora, ni ukuvuga ngo iyo medis nkatekereza gukora ikintu mpita nkikora. Master, uretse no kuba ngo uri umuhanzi, ndabizi neza ko uri n'umukinnyi wa filime. Hari sinema nyarwanda nyinshi twagiye tukubonamo zigiye zitandukanye, uretse ko wenda ibyo ngibyo byo ntabirasheho, ariko uri n'umukinnyi wa filime. Mu by'ukuri ibi bintu bihuza ute no gukina filime warangiza ukajya no kuba master? Ibintu byose, ikintu cya mbere giye nkora mbiha umwanya, nkabiha time. Ikintu cyose nkapangira timetable, kandi simbashe kuba nabinyuranya, nkabishyira kuri gahunda neza, nkavuga ati rimba iki gihembwe nzakina filimi, iki ngiki nzakora ibintu bijyanye na taekwondo, iki ngiki nzakora ubugeni nk'ubu ngubu, ari n'ibindi bikiza. Ibi biracyari utwana. Ibi biracyari utwana, ngiye byantunguye, byanantangaje. Tukiri muri filime nyarwanda, mu by'ukuri ni iyihe filime wakinnyemo ukumva urayikunze? Nakinnye filime nyinshi, maze gukina filime zigera muri filime 6. Nakinnye filime ya mbere nahereyeho ni filime yitwa Urusobe rw'Isi, uretse ko itabashije kugaragara cyane. Nkurikizaho filime yitwa Isomo, nkurikizaho filime yitwa Agapfa. Filime yo nongeye gukina ni filime Umupfumu w'Igisaka. Iriya filime Umupfumu w'Igisaka nayikinnyemo. Tukiri kuri la filime Umupfumu w'Igisaka. Filime Umupfumu w'Igisaka yajeho nk'ibintu bimeze nk'amateka, bisa n'ibirangira. Mu by'ukuri nagiye nganira n'abantu bagiye bayigaragaramo, harimo hari umugabo witwa Bertrand. Bertrand man. Bertrand uriya ni umuntu wanjye. Bertrand niwe yari yanditse iriya nkuru, ni nawe wayidirekitinze. Bertrand ni umuhanga, uretse uko nyine iriya filimi twarayikinnye ariko ntabwo byabashe kuduhira. Ntabwo byabahiriye, ngira ngo habayeho no gufungwa. Yego, habayeho no gufungwa, byatewe ariko nanone icyabiteye iriya Afrimax TV hari uburyo twari twavuganye, ntabwo yabwubahirije. Mu by'ukuri iyo ugiye kuri Afrimax TV yo ntabwo igaragaza nkaho ari filime, yo igaragaza nkaho ari ibintu bya nyabyo byabaye, kuko baranavuga ngo bya nyabyo twigereye ku murozi mukuru w'Igisaka. Biriya bintu ni ibya nyabyo koko? Tubwire, Afrimax TV niko mwari mwabivuganye? Oya, Afrimax yo buriya urabizi filime zigira scene, so muri scene twari twapanze gukora, ntabwo ari bo scene twapanze gukora, bo bagiye bongeraho ibindi. Nubwo ubona twese byose twe tuyikina, hari ibintu urabizi ibintu nkamwe b'abanyamakuru, abantu bakora ama video, hari ibintu katinga mukabikuramo ugashyiramo ibizima, ariko bo barafashe byose nimba byarabaryoheye barafata bashyiraho bitewe na profite zabo bari bifitiye. Ikibabaje nuko nyine amasezerano twari twagiranye nabo batayubahirije. Bari abanyamakuru bari baje kubara nk'abakinnyi ba filime, cyangwa mwari mwabatumiye n'ubundi nk'ibisanzwe nk'aho mushaka kugaragaza ko biriya bintu ari ibyanyabyo? Oya, bari abanyamakuru twari ukuntu baje ari abantu ngo baje kuzamura tara, bari baje badusezeranyije kutuzamurira tara yacu, ariko aho kuyizamura ahubwo bamera nkaho bayangiriza.
bangije impano zanyu. Yego. Mu by'ukuri muri iriya filime njye ntabwo nanjye nkiyireba byarancanze ndabona ibi bintu ni ibya nyabyo, ariko muri iriya filime mu by'ukuri wowe wakinnye uri iki? Iriya filimi nakinnye ndi kujya kuzuza umuvandimwe ku mupfumu. Niyo sene nakinnye. Ni wowe wagiye kuzuza umuvandimwe? Yego ni njyewe. Ukimara kugerayo hariya hantu, mu by'ukuri nubwo yari filime wenda wari wanabiteguye, wumvise nta bwoba ufite? Kubera yuko yari filimi ntabwo banari ifite, kuko nari nabyiteguye neza, nari maze iminsi nkora repetition yabyo. Naragiye mbikora nyine uko sene yari yanditse, uko byari byanditse nyine niko nabikinnye njyewe. Sene yanjye ko nagombaga kwikina niko nayikinnye. Mwaratinze mu by'ukuri, bivugwa ko ikintu cyatumye mwafungwa ni nk'igiki? Jewe nibyo nkeka, ariko ntabwo nagenda ngo mbihamye ikintu cyaba cyaratumye dufungwa. Wenda nuko wenda bari abanyamakuru bagiye bashyiramo inkuru zitarizo. Bo bagiye bavuga ngo ni amateka, kandi ari filimi twebwe turi gukina, twebwe twahanze. Bavuze ngo ni amateka y'Igisaka, ukuntu cyahozeho na mbere hose, ariko bo niko babigenjeje, kuko n'ubundi wenda wasanga ari byo babonye uko ari byo bo byabungura. Bertrand, tuganira hari undi mugabo witwa Papa Titi. Papa Titi hari ikintu umuzi wo? Mu by'ukuri Papa Titi mbivuze muri filime, ubundi yitwa Charles. Charles yatubwiye ko hari icyo mwari mwumvikanye na Bertrand nk'ari we mbese uhagarariye iriya sinema, ariko mukaba mwari mwakivuganye nanone na Fimax, ariko Bertrand babwira ariko akaba ataragikoze. Ibyo bintu ni ibya nyabyo? Oya, njyewe Bertrand ikintu navuga twaba twaravuganye mbere yo kugera dukinira filimi, nuko twavuganye yuko bari abantu bamara gushutingira filime bagashyira kuri TV igakundwa igakurikiranwa, bo bazatubera ba manager bakatumaneginga tugakora baduhemba. Mu by'ukuri Bertrand yatubwiye ngo iriya filime ifite ni ubundi yari season, ifite ni rimwe na kabiri, ngiriya ni kabiri yayo. Ibyo bintu nibyo koko iriya ni kabiri yayo? Iriya nzi yuko ari igice cya mbere twari twakinnye, ahubwo twateganyaga guhita dukora igice cya kabiri. Mwateganyaga guhita mukora igice cya kabiri? Mu gice cya kabiri ntabwo mwinjiriye cyane, ariko ze mu gice cya kabiri mwari mwatekereje ko wenda hari uko bizagenda bikagaragara, cyangwa mwari gukomeza nyine? Ntabwo nzi ko mwari mwabiteguye, mwari gukomeza mukagaragaza ko uriya muntu yazuwe, cyangwa se mwari kugaragaza ko atari ibya nyabyo? So bitewe n'ukuntu umwanditsi we ariwe Bertrand ukuntu yari yanditse, ni ukuvuga ngo urabona jyewe nakinnye kariya gace nguranwa. Jye nakinnye nguranwa, ni ukuvuga ngo uriya baramuzuye, ariko jyewe nsigara ndi ingwate. Urumva ko ndacyari iyo ngiyo nyine. Urumva ubwo wenda igice cya kabiri ukuntu cyari cyanditse, ntabwo nayo bwakagicishemo amaso ngo ndebe se none ari gukina, ariko hariya nakinnye nguma aho ngaho nyine kuri uwo mupfumu, kuko nabaye ingwate. Nakinnye ndi ingwate, nahise mba ingwate hariya nyine, ngira ngo urabyumva. Mu by'ukuri nyuma yo gufungwa mukarekurwa, ntabwo ngira ngo impamvu icyatumye murekurwa nuko byagaragaye ko ari filime, ntabwo muratekereza kuri kabiri? Ntabwo twe twaratekereza kuba twakongera kuyikina igice cya kabiri, bitewe n'uko abantu twayikinanye nyine bamaze kubona badufunze, bamwe na bamwe batangira kugiramo ubwo bacika intege. Ntabwo twongeye kongera gutekereza gukina igice cya kabiri, ariko icyo nzi cyo kirahari, kandi nibigenda neza dushobora kuzagikina tumaze natwe
kujya ku murongo neza. Ese Freemax TV ikimara kubona ko ariyo muzize mufunzwe muzira kuba baratangaje nabyita ibihuha nkuko ubinsobanuriye, mu by'ukuri bo batangaje ibihuha bagaragaza nk'ari ibyanyabyo kandi ari filime, nta kintu yigeze ibafasha ngo ivuge ngo wenda nka Freemax TV hari ikintu turi bugenere bari abantu bafunzwe bazira amakosa yacu. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu ntibanaduhamagara ngo banaduhe na yambo, bigaragara ko bariya ntabwo batubaniye abantu, ntabwo batubaniye neza. Mu by'ukuri tukiri kuri ibi ngibi turabo nitwo ndi bugarukeho cyane, ntabwo ndi buvuge ku bya Freemax n'iriya filime, kuko ibyiriya filime byo niyobera, kuko nanjye ubu tuvugana ngewe ndebye iriya filime mpita mbona biriya bintu ari ibyanyabyo. Gusa wowe nkawe wayikinnye urareba uko biriya bintu ntabwo ari ibyanyabyo, kubera ko njye narayikinnye narabiteguye, nibyo nateguye njye na n'ubu iyo ndebye mbona ari ibyanyabyo. Mu by'ukuri reka twigarukire kuri ibi bintu, ariko nyuma y'uko tugaruka kuri ibi bintu nagira ngo nkubaze akabazo gatoya. Mu by'ukuri ufite umuryango? Yego, umudamu n'abana babiri. Ufite umudamu n'abana babiri. Mu by'ukuri iyo umudamu wawe abona wagiye mu bintu bya filime ukagaruka muri ibi bintu by'ibitangaza, ibi ngibi ndaza kubyita ibitangaza kuko ko nge byantangaje byantangaje uburyo ki umuntu yifata agakora iri ni ibabi ririho n'ururabo, uburyo umuntu yifata akabikora nakagaruka ngo mwikarito. Iyo umudamu wawe arebye akavuga ngo mugabo wanjye ujya mu bintu bya filime ariko waje muri ibi ngibi, uri muri ibi ngibi, hari ubwo ajya gufasha, ese umudamu wawe akora iki? Umudamu wanjye aramfasha cyane, ibintu byose ntabwo nabyishoboza. Umudamu wanjye niwe umfasha, hari n'abandi bamfasha, ariko umudamu wanjye by'akarusho we aramfasha cyane kuko igihe cyose niwe tuba turi kumwe. Uvuze ngo hari abandi bantu bagufasha, ngiye kugaruka kuri ako kantu. Mu by'ukuri ufite abandi bantu bagufasha? Mfite abandi bantu bamfasha kuko ibi bintu byose iyo nateguye nk'ubu ngubu, urabona nk'ubu ngubu ibi ngibi bigiye guhita byoherezwa bigende, ni command iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo ngomba gushaka abandi bantu bagomba kumfasha kugira ngo nkore ibintu by'abandi neza vuba vuba bive mu nzira. Mu by'ukuri nubwo ufite abandi bantu bagufasha, ariko umbwiye ko iyi ngiyi ari command. Ufite isoko ry'ibi bintu? Ubu ngubu ngibi byamaze kubona isoko. Iyo ukora ibintu uba ufite isoko ryabyo, ku buryo uvuga ngo ibi bintu ndimo nkora mfite ahantu ndi buhite mbyohereza? Yego, jewe mpabwa commande nkakora nkahita nohereza. Uhabwa komande ugakora ugahita wohereza. Ni irihe soko ufite wenda kuvuga ngo ibi bintu byakwirakwira mu Rwanda bikaba ngo ibi ni ibya master? Mfite isoko mu mujyi wa Kigali, ubu ngubu bino niho bigiye kujya, ariko mfite n'indi soko Gisenyi, ariko iri Gisenyi ni irijyanye n'ibintu bijyanye n'imikino byo nkora nyine, ariko ubu ngubu bigiye kujya i Kigali mu by'ukuri. Hari ukuntu tujya tureba wenda ukabona akantu wabona akantu keza ukavuga ngo aka kantu bakaba baragakoze, ariko ugasanga kanditseho made in China, made in Japan. Wowe hari ahantu waba wandika ubu bugeni bwawe uvuge ngo aka ngaka wenda kavuye kuri runaka? Yego, ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu byo nshaka muri iyi minsi, ntabwo nashyira ngo madeni ni Rwanda cyangwa madeni ahehe, ariko ibi ngibi byo icyo nzi cyo naka konyine gashobora kukwereka ko ari madeni ni Rwanda. Nk'umuntu w'umuhanzi artist, urabona iyi ni imigongo, hari ibintu bita imigongo, nubwo haba hari imigongo imeze gutya, ariko iyi ni imigongo mu bwoko, ibyo nyine byo bishobora kukwereka ko ari icyakorewe mu Rwanda iyo uri umuntu w'umuhanga uzi gusesengura. Ikindi cyane cyane nko kubijyanye na zira target zo nakubwiye zo ndi gukora, ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere
hari ubushobozi bundi ndi kwishakamo ku buryo buri kintu cyose kizajya kiba cyanditseho Madeni ni Rwanda, Madeni ni Rwanda, Madeni ni Rwanda. Mu byo nzakora mu gihe kiri imbere byo bizaba bimeze neza. Hari umugabo bita Cyogere ajya akora gitari. Ego. Gitari akayikora ugasanga handitsemo Cyogere Ayikoro super artist. Mu by'ukuri wowe nta hantu ufite ugobeka nk'izina ryawe kugira ngo bizagaruke kuri wowe bya bintu bavuye ngo uyu muntu runaka ni wakoze aka kantu. Ibyanjye byo kuko ntabwo ushobora kugenda ngo ubyigane ubishobore. Niyo wabyigana ntabwo bishobora kugukundira no kuguhira. Reka da. Ibyanjye biba ari ibyanjye. Bizajya bituruka ahangaha. Icyo nicyo cyizere cyanjye mfite. Niyo mpamvu rero Madeni ni Rwanda, Madeni ni China, Madeni y'ibyo nzajya nkora byose bizaba ari Madeni ni Rwanda kandi bizajya bigaragara ko biturutse ahangaha. Ufite icyizere kuba ibintu byose urajya ukora birajya mbese akarabo kagiye nk'aka ngaka kanditseho Made in Rwanda karajya kaba buri muneza akaba ngo katurutse iwawe. Ni ikihe kintu kikumotiva kumva ko nta wundi muntu wagakora? Ikintu kimotiva nuko mu gutekereza kwanjye wowe ushobora kugenda ukagakora mu gutekereza kwanjye. Niyo mpamvu wambajije ngo mbiteranisha iki urumva haba harimo ikintu bita secret ariyo ya wa mwuka, ariwo wa mwuka, sibyo? Wa mwuka w'ubuhanzi. Ntabwo ushobora kuririmba indirimbo y'undi muntu ntarayihanze ngo nyiririmbe ngo ngende mu ijwi ryiwe. Reka niyo nayikora yaza ari pirate. Ni ukuvuga n'uwakora iki ngiki yaba ari gupirata nabwo kandi n'uwakigura cyangwa yagikoze akakigurisha akagishyira ku isoko nawe ahita yumva ko ari pirate. Ibintu byanjye rero ntabwo biba ari pirate, biba ari natural. Ni natural. Iki nababwiraga izi ndabyo zabayeho kera mu myaka yashize ya kera. Izi ndabyo hari umuntu uzibona gutya kera mu myaka ya kera cyane habagaho indabyo zimeze gutya. Ziri natural, zidakoze ariko gihe ndi kuzikora. Wowe uri kuzikora mu by'ukuri n'umuntu wese uzirebye uretse no kwango zabayeho kera ariko bigaragare ko ari indabo. Ntago wabona ko ari indabyo utazi ko zigeze kubaho. Mu by'ukuri ni indabyo. Ahubwo ni ikihe kintu kiguha gituma wumva ko ibintu byawe ibyo byose ibi bintu ni byiza ahubwo kumva ko bigomba kubona isoko kurenza bimwe tusanzwe tubona byo hanze? Ibi bizabona isoko cyane kuko ni ibintu biri super, ni ibintu bishyashya. Ibi ni ibintu bishyashya mu gihugu ndetse ndamya ni na bishyashya no ku isi. Kubera yuko ku isi ndahamya yuko baba China, baba Abanyamerika cyangwa mu bihugu byose barakora ariko ntabwo bakora nk'iki ngiki. Ashobora kugifotora gutya akagenda akagipirata ariko iki ngiki ni gihe ugikoze. Nijye ugikoze. Nibyo nakubwiraga kenshi na kenshi iyo ndebye indabo nk'izi ngizi urugero nk'uru nguru ndozi ku mafoto. Ku mafoto njya ndubona nk'abantu ibyo byose uru n'ururabo kwa ko mbizi neza ko ururabo rugomba kugira amababi ukagira n'ururabo hejuru. None wowe ubu tuvugana warukoze ndufite mu ntoki. Uri kumva nta muntu ugomba kugupirata? Oya. Niyo yampirata ntabwo byamuhira. Abagerageza agiye kumpirata ntabwo bijya bibahira. Ntabwo niyo yagupirata ariko ntabwo yakora nk'ibyanjye. Ntabwo yakora nk'ibyanjye. Niyo mpamvu ngora nk'ibyamuhira. Ase nta mahugurwa wigeze ujyamo ngo uvuge ngo wakuyemo ututuntu? Wowe nakubwiye umuhanzi meditation. Umuhanzi arahanga. Nkuko waje ukakabona gutya urabona yuko ari akantu kameze neza cyane gakoranye n'ubuhanga. Urumva ni ukuvuga rero jewe ndi umuhanzi ndahanga ikintu to create creating ikintu nkagicreatinga kikabaho. Niyo mpamvu rero cyokoza nshobora kubikwigisha ukabikora ukabimenya ariko ari gihe wabihanze.
naringiye kuza kuri icyo kintu uhise urasa umeze ubashe nk'uterura ibuye wica inyoni ebyiri. Mu by'ukuri naringiye kuza kuri icyo kintu, nta banyeshuri ufite bari batangira kuza ngo bakubwire ngo natwe twigishe? Barabinsaba benshi, uretse ko ntari nabona ubwisanzure bwo kuba nabona ahantu nabigishiriza. Ubu ngubu ndi gushaka ibyangombwa, mfite company, mbese ntabwo nari nabona ishuri rigari ku buryo nashyiramo abantu nka 20 ngo mbigishe, ariko baba hari ababinsaba benshi ngo mbigishe, ariko ntabwo nari nabasha kubona ahantu ushobora kubigishiriza. Biracyari muri process nshaka ishuri no kugira. Akenshi na kenshi tuzi abantu mu Rwanda bita ababumbyi, ababumba utuntu tujyanye n'udukono, ariko naje gusanga iyo umwana wabo abigiyemo kuko akaba umubumbyi bamubwira bati oya mwana wanjye wijya muri ibyo bintu ni bibi. Wowe nk'umwana wawe aramutse agiye usanze yiyumvamo ibi bintu, afite iyi mpano yo gukora ibi bintu, wamufashe iki? Urabona ari nk'umwana wanjye nkabona nawe afite impano yo gukora bino bintu, nabimuteramo inkunga cyane, kuko rimba abikora abikunze haba hari impamvu. Buriya umuntu wese yakora ikintu ukabona afashe umwanya wiwe aragitekereje aragikoze, haba hari impamvu, kandi haba hari n'ikintu bizamubyarira igihe icyo ari cyo cyose, namuteramo inkunga. Ni ukuvuga ngo rero umwana iyo ubonye ari gukunda ikintu cyane ukimufashamo, gipfa kuba ari ikintu cyiza kitangiriza, kitari icy'ubwangirizi gusa. Kitari icy'ubwangirizi. Mu by'ukuri gipfa kuba ari ikintu cyiza kitarimo ubwangirizi. Ariko ibi bintu urimo ukora mu by'ukuri watubwiye ko ufite isoko ryabyo. Ase nk'umuntu ukurikiye Sun TV Rwanda aka kanya online, akaba ashaka kurangura kuri izi ndabo, wenda ashaka kuzicuruza cyangwa se ashaka kuzishyira mu rugo, nagira ngo ufashe abakurikiye Sun TV Rwanda uko yakubona. Ushatse kumpamagara kuri telefone yanjye, mfite number phone, ushobora guhamagara kuri 07887547 iyo niyo nomero yanjye nkoresha. Ubwo ukampa gahunda nkaba nagukorera ururabyo rwiza cyane. Nta email ndayifite. Email yanjye ndayifite, wandikaho Hakizamungu Jean Claude Gmail. Bifatanye. Umuntu ugiye kuri email nta tuntu tw'ubugeni asanga? Oya, ntabwo nari natangira kubipostingaho, bitewe ibintu byose bigira process. Mu by'ukuri reka ngaruke ku izina Master. Twavuze byinshi ariko reka ngaruke ku izina Master. Ubundi Master kugira ngo uribone nka Master ni izihe nzira byanyuzemo? Master ni ibintu bigoye cyane kugira ugere ku rwego rw'izina Master. Ntabwo ari giye Master nyine, kwisara aba Master benshi mu Rwanda, araba Master n'abandi bankuriye, ariko kugira uzagere kuri Master ni inzira ndende, uca mu bintu birebire cyane. Ni kose urakora cyane, ugakoresha umubiri, ugakoresha mu mutwe kugira ngo ubashe kubigeraho. Kugira ngo ugere kuri Master uravunika cyane. Ase uravuze ngo hari abandi bagukuriye. Nge buriya nk'umunyamakuru wa Sun TV Rwanda numvaga ko nta wundi muntu uri hejuru yawe, mbeze ko uri Master uri hejuru ya bose. Oya, haba hari abandi ba Master batandukanye. Buriya Master ntabwo ari ukuvuga gere mba ndi Master wa martial art. Hari abandi ba Master nabo mu zindi department cyangwa mu zindi mu yandi mashami. Hari ba Master ba headmaster b'amashuri, akaba ba Master b'ibiki bigiye bitandukanye bitewe n'umuntu ikintu yagiye yiga. Master nyirizina aba ari umuyobozi. Ubwo ngiye numvaga ko uri umuyobozi ku bintu bijyanye na martial art. Yego. Iyo urimo ukina taekwondo
mu by'ukuri taekwondo ni ikintu nge ntago nyiyumvisha. Taekwondo ni ikintu kintera n'ubwoba. Taekwondo intera ubwoba kubera ko ntabwo ari ikintu uvuga ngo wapfa kwisukira uwo ari we wese. Mu by'ukuri ni ikihe kintu gituma wumva ko nka master uvuga ngo ngiye gutoza aba bana bazagera kuri urwego bajye muri competition izi runaka kandi batsinda abangaba? Yego, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere